waba warigeze kwifuza kuba wa muntu udahungabanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose se, cyangwa wa muntu bumva ko nta kintu na kimwe cyabasha kumuhungabanya, wa muntu utita kuba yanengwa se cyangwa kuba abantu wenda bamunenga kumva ko abigize ibye, cyangwa wa muntu utita kuba umuntu yamwanga cyangwa ugenda yaca ku bantu bakamwanga akabona yabipanitse cyangwa se byamutesheje umutwe, cyangwa wa muntu udatinya ko yatakaza ikintu runaka cyangwa se yahemukirwa runaka, nyine ukaba umuntu ukomeye ushikamye ku buryo uri wa muntu uzi guhangana n'ubuzima bwose waba urimo, just kwa kundi uri umuntu ufite umutima ukomeye, ikintu cyose kikubaye uba ubasha kukimanaginga ukabasha kuba wakigendamo neza, hatari wa muntu uhuzaguruka mu buryo bw'amarangamutima ngo umuntu ngo yanyanze yanereranye cyangwa ngo ubuzima bwanyanze, ugasanga ni wa muntu neza bita bigaragara no mu maso ye ko ibibazo biri ku musase cyangwa ibibazo nyine biri kumugaragara. Ese wigeze wifuza ko umunsi umwe uzageraho ububabare bw'imbere bwawe buceceka, kwa kundi uba wumva umutima uri kukurya, ikintu wakinumugumanye mu mutima ukumva umutima uri kukurya bihagarara burundu, kuva ko nyine ushaka gusa nk'ubohotse, nubwo hanze uba ugaragara nyine nk'umuntu umeze neza se cyangwa umuntu ukomeye, ariko wowe indani ukomeza ushirira ukomeza wumva ko nyine uri kubabara, just ukumva ibyo bintu ukeneye kubivamo, ntugikeneye kumva ko uri kunanirwa mu mutima. Wenda ushaka kuba warananiye kuba washimisha abantu bose cyangwa kuba wakomeza kwambara iyo sura nziza iguhisha ikugaragaza nk'aho uri umuntu ukomeye, kandi buri uko nyine ushaka just ko kubivamo, hari ikintu nyine just kita kiza kikongera kikagusubiza muri uwo mwanya, nyine wabona nyine ubuzima just ikintu cyari cyaraguteye nyine kuguhungabana se cyangwa icyo kintu runaka, ukumva nyine we mu buzima uhora wiyumva gutyo. Burya hari ikintu butarasobanukirwa, ariyo mpamvu aka kanya mfashe umwanya wo gukora iki kiganiro kugira ngo nkwigishe agatrick se cyangwa ikintu wakora kugira ngo ujye ubasha gucika ubwo bwoba se cyangwa uko kwiyumva ko nyine uhora ufite ubwoba wemo imbere, guhora nyine wimunyamuna just waba nyine just hari n'umuntu utazi no kwimunyamuna, ugasanga umuntu yagiye asa nabi arahindana bitewe nuko nyine mu imbere ahora aribwa bitewe n'ubuzima, wenda ibintu bikomeza kumubaho, umuntu amuvuze nabi akabyitaho cyane, umuntu ari kumusenya ukabona yabipanitse, umuntu avuze ko nyine arimo arasa nabi ukabona yabitinzeho cyane. Buriya ikintu ugomba kumenya ari ukuntu ugomba kuba wakirinda ububabare kandi binyuze muri wowe, atari ukuvuga ngo just ngo ni ikintu ngo kiba cyakubayeho kindi runaka, cyangwa se ngo ni umuntu waje ngo ngagukora ikintu runaka. Ububabare wowe ukabwirinda ku giti cyawe bitewe n'ukuntu utekereza ndetse bitewe n'ukuntu ushaka kumanaginga umunsi wawe ndetse n'ibitekerezo byawe. Reka noneho turi uburyo wakwirinda ubwo bubabare binyuze mu kuba wamenya uko wabugenzura se ukuntu waba wabumanaginga. Buriya igihe cyose ugerageza kwirinda ububabare nibwo noneho akenshi na kenshi bukomeza kukugenga cyangwa se bukomeza kugukontorora. Kwinuma se cyangwa kwigira ngaho nyine ibintu bitari kugukoraho, kwigira ngaho nyine ibintu utabyitayo, amagambo ukayirengagiza, ibikorwa bino ukagenda ukicecera ibintu bikakugumamo imbere. Buriya ntabwo navuga ngo wenda ngo ufite intege nkeya se cyangwa nyine just ngo nuko nyine utazi ngo kwirwana, ahubwo wenda nukuri kuba ku bantu benshi bakunda kuba bameze uko nyine, yatabashije gukora ikintu wenda kiri kumubabaza, kiri kumurya ku mutima, arinumira agaceceka wakagerageza kwimunyamunya ko wenda ngo nase nafise cyangwa nahindane, nguko tubizi ni umuntu atameze neza, cyane cyane ku bakobwa umuntu atameze neza no mu maso akenshi na kenshi bikunze kugaragara. Wayitagerageza nyine kwinuma nyine akabigumishamo imbere mu mutima we, ugasanga ni hahandi ahura wenda afite umusha cyangwa se yahagira ngo mu rugo agashihura abantu just kwa ko yagiye ikintu akakigumisha mu mutima. Noneho niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ntukeke ko ari intege nke zawe, abantu benshi kukuri niko kubabaho kandi ntiwumve ko ari wowe gusa. Niyo mpamvu tuba dukoze iki kiganiro tukumvishe ko nawe atari wowe gusa, nyine ibi bintu byose biba biba ku bantu benshi. Ntabwo abantu bose baba bafite ability yo kuvuga ngo barabasha guhita bahangana n'ikibazo kibari ku mutima, cyangwa se nyine barabasha guhita birengagiza ibintu bari ku mutima, cyangwa se nyine bahita bamenya uburyo babyikura. Musanga ikintu kikubaye ukagumya nyine rimwe na rimwe kikanakumaramo n'igihe kirekire, kikurya ku mutima igihe kirekire, kuba utarabasha gusobanukirwa wahita ukivanamo se cyangwa uburyo wahita ukirengagiza. Rero umugabo w'umuhanga cyane bitaga Jung niwe wavuze ukuri cyangwa se wavuze igitangaza uburyo abantu bakunze kuba bacika nyine just ikintu nk'iki. Jung yavuze ko buriya ntidutandukanwa cyangwa se abantu ntabwo dutandukanwa n'ibintu bitubaho, ahubwo dutandukanwa n'uburyo duhitamo icyo kintu uburyo kitubaho, cyangwa se n'uburyo nyine duhitamo uburyo twakira icyo kintu. Buriya abantu ntabwo baba bafite imbaraga zingana. Hari umuntu ubahe ikintu runaka kimubaho just ku kigero runaka, ugasanga umuntu nyine yahise acyakira ndetse yahise amera nk'icyo kintu cyanamubayeho, ugasanga n'undi muntu ikintu kimubayeho just ahita panika. No ugasanga none undi muntu ikintu cyoroheje kimubayeho, umuntu amuvuze nabi just ahise arakara, nyine yahise akora ibintu biteye ubwoba, cyangwa se arajya arabipanitse, ntari gusinzira, ntari kugira iki. None ugasanga undi muntu noneho umuntu ashobora kuba yaje akaba yanamukubita se cyangwa amukora ikindi kintu gikomeye cyane, ugasanga we noneho ntacyo biri kumutwara, ugasanga yahise abyakira mu bintu byoroshye. Ndakeka twese ugenda tubibona, n'abantu bakira ibintu mu buryo butandukanye. Si ibi bintu biba biterwa n'iki? Uri ibi bintu
abantu ntabwo baba babasha gusobanukirwa igitera ibi bintu. Abantu twebwe tugira nyine just background cye cyangwa tugira past zigiye zitandukanye. Abantu baba bafite ubuzima banyuzemo butandukanye, ibyababayeho ndetse n'ukuntu bagiye bakira ibintu. No usanga bya bintu wowe wabitse muri wowe, kwa kundi ugenda ibintu bikubaho ntubashe kumenya trick yo kuba wabisohora ngo wongere ube mushya, wongere utangire umunsi, ukomeze umunsi, ibintu babashije kubisiga byahahise, ugasanga wowe wagiye ubika ibintu mu mutima wawe. Ibyo bizagena noneho uburyo nyine ikintu kizajya kikubaho ugahita ukirireacta uburyo witwara ku kintu runaka, noneho ugasanga wa muntu noneho utazi nyine guhita avuga ngo ibintu byasagerageje kubisura, nimba ikintu kimubaye ahita abasha kucyakira, ahita avuga ngo ibintu nyine ni ibisanzwe, abasha guhita byakira ubuzima bukomeza. Ugasanga ni wa muntu noneho ikintu gito yakiri kuba agahita amera nk'umusazi. Ariko wa muntu nyine we uyimenyereje kuvuga ngo ikintu cyo kimubayeho ahita amenya ko nyine ariko cyagombaga kugenda, akabasha kukirengagiza. Niyo mpamvu noneho wa muntu usanga none ikintu cyose ubwo cyaba kingana ute kimubaho agahita abasha kucyakira. Noneho hari n'umuntu ushaka guhura, niyo mpamvu ngo umva ngo umuntu yamwanze ngo ariyahura. Ubusanga umuntu nyine atazi kwakira ibintu bite n'ibintu byagiye bimubaho, yagiye ahungabanwa kuva kera, wenda abantu baramukatiye inshuro nyinshi, cyangwa se nta rukundo rw'ababyeyi yigeze abona, nyine akumva ko just n'urukundo abonye kuba rutakaje kubyakira bigahita bibura, bitewe n'uko bya bintu nyine byamubayeho kera. Kuvuga ngo ahise abisiga ngo abisiga inyuma byamugoye, yarya akabibikamo imbere, ntabashe no kugira ngo abantu bagende babimuganiriza kugira ngo ibyo binagenda byibagirwa. None ugasanga reactance se cyangwa kuhita ahura n'ikintu runaka kindi gisa ng'ibyo bintu cyangwa gifitanye isano n'ibyo bintu byagiye bimubaho, ahita reacta ku rwego ruri hejuru, kumva nyine umuntu ahise akora ikintu gikomeye. Wareba impamvu akoze icyo kintu ugahita usanga ntabwo ku muntu utekereza se cyangwa umuntu ufite ubwenge yagahise reacta kuri urwo rwego nyine rungana gutyo. Rero nimba we kwisanzanga kugeza aka kanya nyine just tukiri kuri uyu munota, amenya ko atari impanuka kuba ugeze aka kanya. Iki kiganiro ni icyawe, ni wowe kigeneye, ndabyumva neza. Ushobora kuba nawe uri mu gihombo cy'amarangamutima se, cyangwa nawe utazi gukontorora ayo marangamutima. Hari ibintu biba bikukubiyemo just uhora bikugendamo kwikuramo byanze se, cyangwa kuvuga ngo wescapinze uwo murongo byanze. None niyo mpamvu kigejeje aka kanya kugira ngo ubashe kumva ese ni gute nabikora se, cyangwa ni gute nabasha nanjye gukora ibyo bintu. None nkajya nanjye mbasha kuba umunyamahoro, ibintu byambaho nyine nkumva ni ibintu bisanzwe, nkagerageza nyine kumanaginga. Burya icyo abantu batabazi, ntabwo abantu bazi ko ubuzima ari buto. Ubuzima, impamvu bwitwa ubuzima, ni ubuzima bugira ibibazo, ni ubuzima bugira ibyishimo, ni ubuzima bugira ibyiza, ni ubuzima bugira ibibi. Nukuvuga ngo ikintu kibi kikubayeho just ngo ugiye guhita wumva ngo nyine ngo ikintu kibi cyambayeho ngo ndapanitse ndajagare. Just menya ko nyine nimba ikintu kibi kikubayeho si wewe n'ikintu kibayeho, isi yuzuye amamiliyari, hari n'undi muntu kiba kibayeho kiri hejuru y'icyawe, cyangwa se kinaruta icyawe kure cyane, hari n'uba kibayeho kiri hasi y'icyawe. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ko ako kanya uri kubamo se cyangwa ibyo biri gucamo ntabwo aba ari ibyawe gusa, hari abandi bantu biri kubaho cyane cyane. Rero niyo mpamvu aka kanya kuba wisanze ahangaha, niyo mpamvu ukeneye kuhita umenya ibi bintu, menya ko ibintu biri kukubaho atari wewe wenyine, hari n'abandi babiri kubaho. Ariko guys, mukore subscribe ni iby'agaciro. Rero reka mbere nambe tuvuge se ni iki kintu kikubabaza, kiba cyaturutse he, kiba kiva hehe, cyangwa se ibintu bikubabaza ubundi biba biva hehe. Hari abantu benshi bibwira ngo iyo umuntu nganutse ku buryo nyine mpita mbabara ngo nuko umuntu anutse, ngo cyangwa se ngo iyo umuntu ngo ankwise urushyi ngo uburyo mpita mbabara, cyangwa se umujinya just mitangira no kubera ngo ububabare bw'urushyi. Wapi, uri ikintu umujinya se cyangwa inkomoko y'ububabare ntabwo uturuka ku bintu wumvishe wowe. Ububabare bwawe ndetse n'umujinya just reactance yawe bigiye umuntu yagukubise bituruka kuri wowe indani, kubikurimo indani. Just nimba umuntu agututse, uwo mujinya isi ugira ukanakubabaza ukakubangamira, ni wowe ubyite, ni wowe uri kwibabaza, ntabwo ari uwo muntu ubukubabaje. Wese nawe utekereza ko ari igihe umuntu aza agatuka undi muntu, ukabona umuntu we abifashe nk'ibisanzwe, abiciye amazi just aranamusekeye, ukabona ni ibintu bisanzwe. Cyangwa se noneho uwo muntu we yaza akakubwira nabo ugahita noneho we wisubira gitarira kubangamiye, ukumva nawe ushaka kumutuka rimwe na rimwe, ukumva wahita umwataka mukaba mwarwana, ukumva nyine biri kukubabaza cyane. None se utekereza ko uwo muntu adatekereza kimwe nawe, uwo nguwo wundi babwiye nabi bakabasha kubyakira, ahubwo wowe ibintu biba bikurimo, bya bintu uba waribitsemo kurekura byanze, imijinya tunato, ubuzima bubi wagiye ucamo, aho kugira ngo buganirize abantu se, cyangwa just ngo wige trick zo kuba wahita uburekura. Niyo mpamvu tugiye kukwereka trick zo kuba waburekura, ugasanga nizo ziri guhita zivangavanga, bigahita biriyakita n'ibindi byose wagiye unyuramo, no bigahita bisohoka ari ubwoko bw'umujinya se, cyangwa bigahita bisohoka ari ubwoko bw'agahinda n'imbaraga ushaka guhita wihorera direct biri ako kanya. Hari n'abandi bantu noneho usanga bo ikintu iyo kimubayeho aratuza akanumira akakibika, ariko nyine agapanga kwihorera. Abo ngabo nyine biba biterwa nabo n'ibintu byagiye bibaho. Uhita umenya ko ikintu kikubaho, umujinya ugira, byasi ibintu byose biba bikubaho atari ko biba bivuye hanze. Akenshi na kenshi utekereza ko ibintu bikubabaza biba bivuye mu bikorwa bya bagenzi bawe, cyangwa se ibintu ako kanya bari kugukora, ariko buri kuri kwa nyako nta kintu buriya kigukomeretsa kitabanje kuba igikomere cy'imbere se, cyangwa kitabanje gukora kuri wowe w'imbere. Buriya ikintu kikubabaza nicyo kiba kiri kukuvamo wowe imbere, si icyo buriya abantu baba bakoze muri ako kanya ngo ikintu bagukoreye nicyo kita
bikubabaza, wowe wo mu imbere ibintu bikurimo nibyo bikubabaza. Rero ibi bintu ntago biba byarabaye ngo just ngo bibe ngo ni ibintu bibaye, ahubwo ngo kuba ngo umuntu bagukubise ngo bitavuga ngo ni ibintu ngo nyine ngo bikanga cyangwa se ngo byadanje, uracyahumeka nta kintu cyangiritse ku buzima bwawe, ariko ugasanga uri suriyakita ku rwego ruri hejuru. Buriya abantu bamwe banyura mu bikuntu bikomeye cyane, bakagumya bagatuza, bakagumya bakitwara, ukagira ngo nta n'ikintu cyabaye. Abandi noneho just akantu gatoya, ijambo ritoya, akantu gatoya bamukoze ugasanga ahise ajagara, none ahise yiyangirije ubujima, ibintu bikomeye byose ahise byangiza bitewe n'akantu gato bamukoreye. Ibi bintu rero ntabwo aba ari ibintu ngo biba bibaye ngo byako kanya, ahubwo ni ibintu baba bakozeho ku marangamutima se cyangwa ibintu by'indani baba bagukozeho just utifuza ko umuntu yavutsa ibyo bintu. Aricyo abantu benshi tuzi nko kuvuga ngo ni kamere, ariko baba bakoze kuri kamere yawe y'amarangamutima, kamere yawe y'agahinda, kamere yawe y'ububabare, bya bintu biba bikubitse mu wowe w'indani utabasha guhita wihanganira kuvuga ngo umuntu abivuzeho, umuntu abigukozeho, kumva nyine just kamere isi byuka. None ugasanga uracyababara cyane kuko nyine wenda ukizera ko ushobora kuba wagenzura ndetse uwo mutuzo wawe, cyangwa ko ushobora kuba wamanaginga uwo mujinya wawe. Buriya hari ikintu abantu batazi, ibintu byakubayeho cyangwa se icyo kintu kiri kubaho ako kanya ntabwo waba wabasha kukimanaginga cyangwa se uvuge ngo wabasha kugituzanya ukakiguma mu buryo. Inama ya mbere y'ingenzi, ariyo mpamvu twakoze n'iki kiganiro, ni ukumenya uburyo ushaka kuba wakescapinga se cyangwa ushaka kuba wakuramo ibyo bintu biba bikukurimo mu marangamutima yawe, ibintu biba warabitse mu mutima, none ugatangira uri umuntu mushya, ku buryo nimba umuntu aguhemukiye uhita wumva ko just ugomba kumubabara se cyangwa just ugomba kumwegera mukabigana. Buriya ntago abantu gutyo, umuntu wa nyawe udafite ikibazo, udafite nyine ikintu na kimwe cyamubabaje cyangwa se cyamuhungabanyije mu marangamutima cyangwa se mu mitekerereze ye, just bya bintu yagiye agahita yibikamo, ntabwo umuntu yamutuka ngo ahita ariyakita ngo amutuke, cyangwa se umuntu amubwire nabi ngo ahita ariyakita amubwire nabi, cyangwa se umuntu ngo anamukubite wenda urushyi ngo ahita ariyakita ngo amukubite nawe urundi. Niyo mpamvu Yesu we yaroroshye kuko aba azi ko nyine afite umutima utunganye, nta kintu ajya abika mu mutima. Niyo mpamvu yumvishe ko iyo umuntu agukubise urushyi utega n'irindi tama agakubita mu rundi. Nuko nyine aba yumva ko kugukubita urushyi just nta kintu kiri mu mutima we wabitse, cyangwa se ibintu ugiye wagiye ukegereje umutima. Nanga aba ariyo mpamvu tuvuga ngo uyu nanjye kuba namuzibukirana njye nanjye nabasha kuba namukubita, cyangwa nuko wowe ufite umutima ukeye, wowe ufite umutima utunganye, utuma nyine ikintu kibi kiri kukubaho ako kanya kiri kugeraho kikisanga ari cyonyine, kikabona umutima wawe nyine wuzuye ibintu byiza gusa, naho kigahita gisohoka ikigumye kukuguma ku mutima. Naho ugasanga umuntu yiyishe igihe kimwe gusa, ugasanga n'icyagiye umuntu nta kibazo afite yishimye, ariko umuntu amukoreye ikintu agahita yumva nyine ahise abigira inzika, kandi ari ibintu bisanzwe. Buriya abantu mugira inzika mw'abantu he, ndagira ngo ikintu cyo kwigira inzika mukikure. Buriya inzika ni cya kintu cyangiza wowe nyiri kuyigira kurusha ko cyakangiza wowe wayigiriye. Ushobora kumugirira inzika ukazarenda upfa ukimufitiye inzika, n'ahantu muzahurira nta kintu kizabahuza, ugasanga nyine upfanye iyo nzika. Iyo nzika reba ukuntu yakugumye ku mutima, uramutekereza ukababara, wakumva avuze ukabara, wabonatera imbere ugashishirira, ukumva nyine umutima wenda kuvamo bitewe n'uko wamugiriye inzika. Ariko reba n'uzaba waratuje nta kibazo ufitanye, uzajya umubona wumve nta kibazo, ariko mu gihe nyine yari gutera imbere nibwo uzajya unatekereza nabi, numubona wumva ugize imijinya, cyangwa binakwangiriza ubuzima bwawe rimwe na rimwe, bituma utafokase ku bintu runaka wari urimo gukora. Wemenya kugenzura ibintu byawe byose runaka ndetse n'ukuntu wamanaginga ibintu. Hari abantu bavuga ngo ngiye nshobora kuvuga ngo umuntu yangiriye nabi, kavuga ngo ngiye kubigenzura ngo mbyigumane. Buriya kugenzura ikintu kuri ku mutima ni ikinyuma gikomeye, ntabwo wabasha kukigenzura. Ikigenzura kwa mbere ni ukukivana mu kuvuga ngo ngiye ngo nimba ngo umuntu yari amemukiye ngo ndabigumisha mu mutima, ariko ngiye mbigenzura ngo naba we, nimba utabashe kubyivanamo menya ko utabigenzura. Buriya kugenzura byose aba ari ikinyoma, ntabwo buriya ibyo ngibyo wabasha kubyikuramo. Icyo bigufasha ni ukugushyira mu gahinda mu gihe wumva utuje, bya bintu nyine uvuga ngo uzajya ugenzura ngo umuntu yarakubabaje ngo uzamwituranga, ariko ngo ntago wabituranga bagenzi bawe, ko wariyemeje kuzabigenzura bizaba bikurya mu gihe uri wenyine ushaka ngo nyine guhagarika just ikintu runaka, ukumva nyine uri kubabara. Nimba wenda ushaka kuzihora ukabona kwihorera n'ibiri gukunda bikakubabaza, ahubwo ndi kukubaza kakanye ushaka kugumya guhagarika ubwo bubabare just ubufite we muri wowe, ushaka guhagarika kwirinda se ububabare, cyangwa nyine ukeneye kumenya ko kugenzura ibintu bikurimo indani. Uvuga ngo ngewe umuntu ngo nzamugirira nawe nzagira iki, nyine ugomba guhagarika uko kwizera ko ibyo bintu wabigenzura, ahubwo ushobora kumanaginga noneho just ukabishyira ku murongo ukabyikuramo, noneho byose ugatangira uri umuntu mushya. Ubwenge bwa mbere ni ukumenya ko kumva ko ufite umuntu umujese cyangwa kumva ko umuntu yakubabaje ukabibikamo muri wowe atari ikintu uba ugomba gutekereza ko wamanaginga se cyangwa
icyo kintu nyine koko bizarangira neza. Barakubwira ngo niyo najya kwihorera ugitegura imva yawe niya mugenzi ushaka kwihorera kuko nubuze aho biri kugana. Ariko noneho mbere na mbere ushaka kujya no kwihora kuri uwo mugenzi wawe ugasanga noneho anakugiriye nabi kandi we wararyize n'iyo nzika. Kandi buriya process cyangwa se ku bantu bazi ibintu just by'umubiri, kugira inzika ni uburibwe bukwicamo indani. Hari ukuntu uba ufite inzika we just kuba atari ibintu uri guhita wumva physically se cyangwa ibintu bitubonesha amaso, ugasanga uhuye n'umuntu agukoreye ikintu isumubwira nabi nk'uko twatangiye tubivuga. Uhuye n'umuntu aragusuje umusubize nabi, uhuye n'umuntu aragushotega cyo wese uriyakita ku rwego ruri hejuru, ukavuga ngo burango nuka nganshotoye ni ibintu bisanzwe. Just ni tumenya ko ari bya bintu wabitse mu mutima wawe, bya bintu uhora ugendana muri we bigenda bikuboreramo, uhora utekereza ugasanga noneho byagiye byanziza umutima no kumanaginga just wumva ngo we ngo uzabigenzura. Wahura n'abandi bantu mutanafitanye n'ikibazo ukabarakarira, none wanahura n'umuntu just kuko uri muri societe ntiwabura abantu bakwiyenzaho, ntiwabura utuntu duto tugushotora kandi tuba tunababajemo ukuntu nubashe kutumanaginga umenye ko ari ibintu bisanzwe ugahita uriyakita nk'aho waguhemukiye ku rwego ruri hejuru. Rero se ubundi ubwigenge butagira imbere cyangwa se kwa kundi uvuga ngo njye nshobora kwigenga njye inyuma nkagaragara neza, nyine ngereka ko abantu mfite akamwenyu just ngaragara neza, just utarasamo imbere ngo umenye ko mo imbere wawe ufite ubwigenge, menya ko ntacyo bimaze. Buriya ikintu cyose giturutse hanze kigira imbaraga ku kintu gikomeye kikurimo imbere. Nicyo kintu ugomba kubanza kumenya. Ikintu cyose kikubayeho cyaba cyiza cyaba kibi kiba gifite impact se cyangwa kiba gifite ibyo kibugiyemo cyangwa se kiri bwangize wowe mu imbere. Tuba turi abantu babiri, umuntu umwe barimo abantu babiri, naho uzabicunge neza. Bari umuntu uri hanze just umuntu ugaragarira abantu, narakaye abantu barabibonye, narakaye ndi munyamunya ariko abantu ntibabibonye. Ushobora kuba warakaye umuntu akabona ko wishimye ariko wowe warakaye, urumva urimo abantu babiri. Ushobora kuba wishimye umuntu akabona ko wishimye ariko wishimye, urumva abantu babiri bawe bose uri kubasha kubahaza. None wowe icyo ugomba kumenya, ugomba kumenya ko abo bantu babiri bawe ubahaza mu buryo nyine buri perfect, atari kuvuga ngo ndi kuhaza uwo hanze mu buryo bwo kwishima mu imbere yababaye cyangwa se mu imbere atishimye. Wowe ugomba kumenya nimba ndi guhaza uwo mu imbere mu buryo wenda bwo kubabara, nk'uwo hanze reka muhaze mu buryo bwo kubabara ubundi numve ko ibintu birangiye, kubabara kurangiye. Nimba ndi guhaza umuntu wo mu imbere mu buryo bwo kwishima, reka uwo hanze we direct ahita ntabwo wakuvuga ngo bishimyemo imbere ngo hanze ngo bikunda kugora. Nta muntu ujya uvuga ngo njye nimba ni umutima numva ngezwe ngo hanze biri kugaragara ko mfite umujinya, kenshi na kenshi bikunze kugorana. Ariko nyine menya ko niba ushaka kuvuga ngo ushaka kugaragara neza, kuba umuntu ukomeye, kuba umuntu udakorwaye, kuba umuntu utababazwa n'ibintu icyo ari cyo cyose, ugomba kubanza guhaza cyangwa se kunezeza wa muntu wawe wo mu imbere. Umuntu wo kumunezeza ntabwo ari abantu bazaza ngo bamunezeze, kuko urugero naguha, hari ikintu kiba wareba mugenzi wawe ukuntu kiri kumushimisha kumva we icyo kintu nticyagushimisha. Hari n'ikindi kintu kiba wareba ukuntu mugenzi wawe ari kukiriyakita akababara ukabona we icyo kintu nticyakubabaza. Rero nicyo bita ko umuntu atabasha nyine umuntu atabasha kuba yavuga ngo abantu bazaza banezeza uwo muntu wo mu imbere. Uwo muntu wo mu imbere wawe ni wowe ugomba kumunezeza ku giti cyawe, kuko ntabwo ikintu kiba cyagushimisha cyo kiba cyavuga ngo gishimishije undi. Wowe umenya ikintu iyo kikubayeho umenya ko iki kintu ni kibi, ntabwo ndi bugigaburire cyangwa ntabwo ndi bugifeeding umuntu wo mu imbere, ngomba kukireka kikagenda. Iki nimba kibaye ari cyiza ngomba kugifeedingamo umuntu wo mu imbere, nyine umuntu wo mu imbere akagikunda. None tekinike abantu b'abahanga bakoresha ugasanga umuntu we yibereho yishimye nta kibazo agira, ugasanga ni wa muntu utarabona yarakaye kandi ukagira ngo nta bibazo na bike agira, just ibibazo ugasanga nakurusha n'ibibazo nyine aca mu maganya menshi, ariko ugasanga ntiyaganya ntiyagira iki, ari uko nyine yabashe gusobanukirwa icyo kintu. Buriya nawe uzakoresha aka kantu kazajya gakunda mu gihe ikibazo cyakubayeho cyangwa se ubona ikintu nyine cyakubabaje, umuntu yakuvuze nabi, umuntu ari kugusebya, umuntu yagututse, umuntu yagize ibyaha byose twabonye nyine ushobora kuba byatuma umuntu ariyakita nabi cyangwa akavuga nabi. wowe jya uhita umenya ko ntabwo kuri iyi si umuntu aba abayeho nta kintu na kimwe cyiza kiramubaho. Ushobora kuba waranyuze wenda umuntu yarakwanze ariko wanyuze mu rukundo urarwumva, n'iyo utaba wararunyuze mu wagize urukundo rw'ababyeyi. Ushobora kuba wenda umuntu yarakubwiye nabi, hari abakuganirije ugaseka ukishima. Ushobora kuba nyine umuntu yarakora ikintu cyose runaka, ufite ikintu kiri opposite cyiza cyakubayeho. Mu gihe ikintu cyose runaka kibi kikubayeho, wiguhita wumva nyine ngo ugiye kucyegereza umutima. Uko kucyegereza umutima nibwo uri kugaburira wa muntu wo mu indani wawe, ugiye kugenda nyine kibike none ntajya nagira ku bantu atangira react. Wowe uhita wumva ko hari ibintu byiza byakubaye. Ikintu kibi nimba kikubayeho wita just ugitangira kugikompera n'ibintu just byiza byakubayeho, bya bintu nyine uba wumva utakibagirwa, none utangiye kugenda ukibikompera nabyo, none uhita ufata ibyo byiza, none utangiye kugenda ubyegereza wowe mo imbere wa nyawe. Ibyo byiza byakubaye ukomeze ubyibutse mo imbere, ntabwo ko bivuga kubimwibutsa ngo mve ngo ni ibintu bya danje. Nimba ikintu kibi cyakubayeho uhita utekereza ikindi cyiza cyakubayeho, none umwanya munini wari kuri gutekereza icyo kibi, uwo mwiza nyine uganze uwo munini wari kugutekereza icyo kibi. Nicyo niko kugaburira uwo muntu wo mu imbere gusa, nta kindi kintu uri gukora. Tekereza ku byiza byakubayeho.
nimba wenda umuntu akubwiye nabi utekereze cyane ku bantu bakuganirije gutyo paka ibyo bintu bibyibagiye nongera kubyibuka wongeye tugarura wa muntu uje kwakora ibyandi byiza byakubayeho. Iyo niyo trick yo kugaburira umuntu wawe w'indani none akabasha kunyura wowe mu mutima wawe. Nicyo kintu none bita kuba uri kugaburira umuntu w'indani akuzuza ubwigenge bwawe, none ari nabyo bizagaragara niba umuntu wishimye utabasha kumanaginga ngo hanze ngabe yaraka, ugasanga nimba wowe ndani wishimye no hanze bizagaragara ko wishimye. Ariko nimba wowe ndani urakaye ushaka kwimunyamunya hanze ukagaragara nyine ko wishimye, ariko menya ko ikikwica kiba kirimo indani kandi hari ahantu uzajya ugira kukimanaginga bikakugora. Noneho abantu benshi baba bashaka kubaho nyine nk'ibintu biri automatique cyangwa se kubaho nyine nk'ibintu just batabasha bimenya ko ubuzima ntabwo ari system. Ubuzima ni wowe umanaginga, ubuzima ni ubwawe. Wikibeshya ko ushaka kuba wagenzura ubuzima bwawe kuva ku kantu ka mbere kugera ku kanyuma uvuge ngo wabasha kukagenzura. Ushaka kuba wakagenzura ariko tuba dufite system y'ubuzima tugenzura, ariko nyine tutagiye kwibeshya ngo uvuge ngo nimba nababaye. Abantu benshi bakunda kuba ni usibye kandi no system abantu benshi babaye mo kuvuga ngo nimba nababaye ngo nababaye, nimba nishimye ngo nishimye, ibintu nk'ibyo. Ariko menya ngo nimba wababaye, menya nimba ari system nkuko system ishaka kwangira ukahita uvuga ngo uraje uyisubize ku murongo. Nimba wababaye ikintu cyakubabaje ariko ari ikintu wakora kigahita kigusubiza ku murongo, ugomba kumenya ko ubuzima bwawe ari nka system wowe ubwawe managinga ku giti cyawe. Utavuga ngo ariko ngo ugiye ngo kugenzura ngo uvuge ngo ngiyewe nimba mbaye ngo ngomba guhora mbabaye. We nimba ubabaye vuga ngo ikintu cyambabaje ni iki ngiki ndakizi ndagisobanukiwe, apahati mise nyishyira ku ruhande no mfashe byandi binshimisha. Ibintu nyine bisa nkaho ari ukuri kubabaza se cyangwa nyine ikintu gikorwa n'abantu nyine bazi kwihangana, ariko nyine bibaho birakora. Nta muhanga buriya uzacunge no muri society wa muntu ukunda kugera ku bintu bye agakunda guperforminga neza just haba muri field runaka, field y'akazi, ibintu byose uzasanga ari wa muntu umera nkaho just bamwita nkaho ari umuntu w'ikigo ry'umuntu utazi kuriyakta, umuntu utarakazwa n'ubusa, umuntu nyine uhora witurije, umuntu nyine just udakunda wenda kujagarara cyane. Uzasanga ari uwo muntu nyine ukora ibintu neza, wa muntu just uburenze muri society urimo runaka. Ese ni kubera iki? Ni wa muntu nyine warasobanukiwe just kuvuga ngo ngewe ikintu kimbabaza kikanguma muri ngewe nta kintu kimariye. Icyo kintu nyine kije kuntera umwanya n'ibitekerezo gutuma na focusinga hari ibindi bintu nitaho runaka bifite akamaro. Just misenyeri muvinga nyivanye mu buzima bwanjye, ahubwo ngiye kwita ku kintu kinshimisha ari cyo ngumisha mu mutima. Ari nawe uzasanga abahanga benshi, abagabo b'abanyabwenge, uzasanga ni ikintu cyamubabaje cyangwa se afite wenda nk'umujinya, akazi kagenze nabi, ibindi bintu byagenze nabi, ahita agerageza guhugira mu bintu nyine bimushimisha. Wenda urugero woshimishwa no kuririmba, just ugenda uraririmbye just birabikwibagije. Nshimishwa wenda no gukina basket, ngenda wenda mfashe baro ngiye ku kibuga ndakinye birarangiye. Ari nacyo kina abahanga cyangwa se ibihugu byanze bakunze kuba barusha muri Afrika. Muri Afrika umuntu ikintu kirakubaza ugatumva ngo ngiye kwigunga nekereza aho ngaho just ubwo nyine wagiye gufeedinga se cyangwa wagiye kugaburira wa muntu wo mu imbere, urasohoka ushihura abantu, umwana waraza aragukora umubwire nabi, urahura n'inshuti zawe zibangamire. Ariko hanze we ikintu kimubabaje atagenda wenda akareba nk'ikintu runaka agakina nacyo kimushimisha, agakina nacyo agahita none agenda koga agahita asubira just fresh mind akaza ameze neza. Ntago ari uko nyine ngo baba bari guta umwanya, buriya bari ibintu nyine just biba biri mu bwenge. Ukoze ikintu kigushimisha kita kiganza cya kintu cyakubabaje, none ugahita utangira guhita uvuga ngo none usubiranye buriya ubuzima nyine bwo gutekereza rero. Buriya ububabare se cyangwa kumva ko ufite umujinya ntabwo ari ikintu kimanuka se cyangwa kikugoye. Buriya umujinya agahinda cye cyangwa n'ubwoba ni ibintu bitaba ngo kubw'impanuka cyangwa ngo bije ngo bitevuga ngo ngiye ikintu kimbayeho ngo bise ngo nisengire umujinya ngo nuko umuntu andakaje. Ntabwo aba ari impanuka, ahubwo ni ubutumwa buba buri guturuka mu bice byawe by'indani wowe wabashije kwirengagiza se cyangwa bya bintu nyine by'indani wowe wirengagije ukuva ko ari ibintu bisanzwe bikurimo utabibasha kubitanga ubihare ngo bireke. Amagambo runaka, ibintu byose byagiye runaka bigenda bigusenya se cyangwa bigenda bita bigukomeretsa, ni bya bintu biba bikoze kuri cya kintu cyo mu wowe w'indani. Ntabwo ari uko biba bije ngo bikubabaza nk'uko twabibonye. Rero uyu mugabo Jung yakomeje kuvuga ko buriya ntitwahindukira cyangwa se ntitwakihindura ngo tumere uko tutameze, ahubwo twe dushobora kuvuga ngo tugiye gufata guceceka kwacu tugukoresha turi kwiyibagiza ibibazo cyangwa se turi kwirengagiza ibyo bibazo, turi kuno kubyikuramo cyangwa turi kubyirimuvingamo bituvemo burundu. Nibwo noneho twakoresha uko guceceka kwacu ukaba twakugirira akamaro. Ntabwo buriya umuntu nakugirira nabi ku muntu w'umunyabwenge, nimba uzi ko utazi ko just utazi kumedita cyangwa utazi gukora icyo bita meditation, ntuzahite wihutira kuvuga ngo ugiye kujya ahantu ha wenyine se cyangwa ugiye kugenda nyine wicare wenyine, ahubwo uzahite uvuga ngo nimba umuntu yankora iki kintu kibi, ese ni ikihe kintu undi ku rundi ruhande gikunda kunshimisha cyangwa cya kintu gikunda kunyibagiza aba aricyo ujya gukora, aho kuvuga ngo ugiye guhagarara wenyine ngo ugiye kugira umujinya. Uragira umujinya uragenda nyine feeding wa muntu mu ndani wo mubi just bibe byakubabaza bibe byakwicira n'umwanya wose. Ubundi imbaraga ukwikunda se cyangwa kuvuga ngo nimba ufite imbaraga nuko umuntu akugirira ukagenda agire ukigunga cyangwa kumva kuri wenyine. Wapi imbaraga nukuvuga nimba umuntu akugiriye nawe ubasha kubimanaginga, ubashije kubyirengagije, ise wereka ko wa muntu ibyo bintu yakoze wowe utabyitaye. Buriya uyu mugabo
twabonye umunyabwenge bise Jung ari systeme yakoze cyangwa se ari ibintu yavuze yuko umuntu just system yayise ko ari individuation. Jung yise kwiyemera se cyangwa kumenya kwisobanukirwa nk'aho ari systeme yitwa individuation, si ukuba wa muntu ngo winungane, wa muntu utazi ko kuba nyine kubaho kuzuye, wa muntu utari yakita, wa muntu nyine utababara, ahubwo buri wa muntu nyine wabashije kwimenya ukisobanukirwa ukamenya ngo se nimba umuntu akoze iki ngiki kimbabaza bingana iki, nimba umuntu ambabaje gutya ndiyakita bingana iki, nimba umuntu amemukiye gutya mbyibikaho se cyangwa mbibika mu mutima bingana icyo. Wabashije kumenya icyo kintu ukabasha kugisobanukirwa, none bamaze kujya ku rwego ruri hejuru ryo kuba ngo ngenda abasha kumanaginga ukontorora ibintu nje nabasha no guhangana n'ubu buzima bwanjye. Ububabare ni nk'intumwa se cyangwa agahinda n'umujinya ni nk'inuma. Iyo wigishije kubabara cyangwa se wimenyereje kubabara, just bitabimera nk'intege nke nyayo, ikintu cyose kibaye kikajya kikubabaza n'ikitari ngombwa kikakubabaza. Buriya kunyura mu mujinya se cyangwa kugira umujinya ni ibintu bya mbere bisenya iyo individuation cyangwa uko kwimenya. Iyo wamaze kwimenya just ukajya ugira umujinya, uhita umenya ko utarisobanukirwa neza. Iyo wisobanukiwe neza none uhita utangira kuvuga ngo nimba ngira nyine muri ibi bihe nkagira umujinya ngomba kubyirinda nkabigendera kure. Nimba none ibi bihe bijyamo nkagira umujinya, ni gute none namenyera ibi bihe noneho sinjye ngira umujinya se cyangwa sinjye ndagara. Iyo nicyo binduha bita individuation process, uburyo nyine wisobanukirwa ndetse n'uburyo wabasha kumenya intege nke zawe ukabasha kuba wazikontorora. Buriya ikintu cya mbere abanyabwenge bizereramo ntago buriya ubumenyi, ikintu cyose ku isi ni ubumenyi, ikintu cyose ku isi ni ikintu kigwa kikamenya. Ntuzavuge ngo ngiye navutse ngo mfite izi kamere ngo meze iki, ngewe na kamere nizera ko kamere ari ikintu umuntu yikuramo kikagenda burundu, kikagenda bigasigara ari umuntu mushya just utarigeze ugira iyo kamere. Ushobora kuba ugira kamere y'umujinya wo kuvuga nabi n'ibiki byose, ariko urayirengagiza burundu ugasigara uri wowe mupya nta kibazo na kimwe ufite. Buriya kumenya kenshi na kenshi biruta kwigira wa muntu just wihagarara. Iyo wamaze kwisobanukirwa iyo individuation yawe ukabasha kuyimenya, biba biruta kwa kundi uvuga ngo ngiye nihagazeho nzi kwigira nzi kwisobanukirwa. Iyo ngize umujinya mera gutya reka munge nyine ibi bintu ngo binere umujinya. Just nimba ugize umujinya menya ko ariyo individuation yawe, urebe uko wayimanaging. Umuntu yakubwiye nabi urababara cyane, ese ni gute abwira undi nabi we nababare? Ni gute kandi twese turi abantu? Kwegera uwo muntu wenda atabwiye nabi, niyo wamuganiza ukareba just mindness ye cyangwa uburyo atekereza n'ibiki byose, cyangwa se wowe ukabigerageza ukavuga ngo none umuntu najya ambwira nabi sindi bubabare. Niyo washotoramo umuntu gacyo ukareba kakubwire nabi nyine ukareba ko ububabare bwabasha kubukontorora, wowe ukabyimenyereza ukamenya ko ibintu byose ku isi nk'uko nabikubwiye ari ukubyiga nyine ukabasha kubimenyera. Nimba ikintu umuntu kimubaho akabasha kugikontorora, ni gute wowe utagikontorora kandi mwese muri abantu? Niyo system abakire cyangwa se abantu b'abanyabwenge bakunda gukoresha. Ugasanga umuntu iyo bamaze kwisobanukirwa individuation nk'iyo twabonye, icyo kintu gituma performinga neza, atera imbere gake gake, kuko yabashije kumenya ko nta mwanya wo gutakaza ngo arakarira umuntu, nta mwanya wo gutakaza avuga ngo agiye kugira umujinya umuntu abika inzinga. Ibyo byose aba ari uguta umwanya cyangwa se ari ukuvuga ngo ibintu nyine bidafite akamaro. None ikintu cya nyuma twavuga, niba iyi video yagukoze ku mutima cyangwa se yageze nyine kugira ngo nawe uri wa muntu wumvaga wayigunze cyangwa se utazi kwikuramo ibintu nyine byakubabaje, hita wandika muri comment ngo misemo kwimenya se cyangwa misemo gusobanukirwa individuation yanjye, kandi bizagufasha ndetse biratuma n'iki kiganiro kijya no ku bandi bantu benshi ndetse kiraza kubifasha. Nimba bitware ku mwaka kanya menya ko wakoze subscribe n'iby'agaciro, tuze no kubana no mu zindi video mu kanya gato. Ciao ciao.